hari benshi bibaza bati ese uko papa apfuye cyangwa iyo yeguye bigenda bite kugira ngo babashe gutoranya uzamusimbura kuri izo nshingano abashe kuba yarongora Kiliziya Gatolika ku rwego rw'isi yose. Uyu munsi rero reka tubabwire amwe mu mabanga mutari muzi agenderwaho kugira ngo babashe kuba batoranya papa uzasimbura uwari uriho cyangwa se mu gihe yaba yeguye ku bushake bwe. Ariko hari ibyo ukwiye no kumenya kugira ngo uno muhango ugenda gute, ese bigenda bite kugira ngo hatoranywe papa uzasimbura uwari uriho. Ubundi ubusanzwe uko bigenda no kuvuga ngo habanza gukorwa ikintu cyitwa conclave. Conclave ni ukuvuga ngo bafata abakardinale bagira bafite imyaka iri muri za 80 cyangwa se b'abakardinale bakuze cyane, barangiza bagahurira i Vatikani nk'uko ariho icyicaro gikuru cya Kiliziya Gatolika kiri. Ubundi barangiza bagahurira mu nyubako yitwa Sistine Chapelle. Aho niho bahurira abakardinale bose bari mu myaka ya za 80, bagakora inama yitwa conclave nk'uko nabibabwiye. Muri icyo gihe rero bari muri iyo nama bakora icyo bita amatora yemeza papa mushya. Batora papa mu buryo bw'ibanga ku buryo buri wese agenda yandika izina ku rupapuro ry'uwo yifuza ko yayobora. Kugira ngo baze guhitamo bisaba ko byibura 2/3 by'abakardinali bose bateraniye aho baba bagomba kuba bemeje uwo bemeranyijweho kuba batora muri twa dupapuro bagiye batanga. Ubwo izina rije riruta ayandi niryo riganirwaho. Hakabaho ikindi gikorwa cyo guhitamo umukandida. Utorwa bagomba kuba ari umukardinale, ndetse biranashoboka ko atari n'umukardinale, ariko nta tegeko nyine ryemeza ko ugomba gutorwa agomba kuba ari mu bakardinale baraho. Ikindi gikurikiraho baba bagomba byibura agomba kuba ari umunsenyeri. Iyo atari kardinale abagomba kuba byibura ari munsenyeri. Muri icyo gihe iyo ari munsenyeri babanza gukora icyo bita kumwimika, bakamwimika akaba kardinale. Muri icyo gihe yabatoranyijwe mu gihe basanze atari umwe mu bapapa bari baraho i Vatikani, ariko akaba yagiriwe icyizere cyo kuba yatorwa. Ikindi gikurikiraho rero ni igihe amatora agomba kubera. Aba mu minsi 15 cyangwa 20 wa papa wa mbere amaze apfuye cyangwa se yeguye. Iyo icyo cyiciro cya kane kivuyeho habaho icyo bita umwotsi. Icyo bita umwotsi ni iki rero? Iyo amatora atagize igisubizo baca icyo bita umwotsi w'umukara. Mu kirimi cyawo bakita fumatanera. Iyo bamaze gucana umwotsi w'umukara ariyo wita funatamera, icyo gihe iyo babonye papa mushya baca umwotsi wera kugira ngo abantu bose bamenye ko bamaze gutora. Ikindi gikurikiraho iyo bamaze kwemeza ko bamaze gutora papa mushya, icya gatandatu ni ukwiyakira. Uwatowe arabazwa niba abyemera. Iyo birangiye akemera ko yemeye kuba yaba papa ukurikira, ahitamo izina azakoresha. Niyo mpamvu uzabona hariho Papa Benedict, Papa Francis ariwe witabye Imana inamuha iruhuko ridashira. Ikindi kiba gisigaye rero ni ugutanga itangazo. Hagira usohoka ku rubuga rw'abasirika ya Mutagatifu Petero akavuga icyo bita Habemus Papam, agatangaza ko bafite papa, agatangaza n'izina rye.
Ushobora rero kuba wibazaga ngo ese bigenda bite nyine kugira ngo hatoranywe papa. Iyo niyo mihango ikorwa ubu ngubu, akaba ari nayo itegereje gukorwa kugira ngo hatoranywe papa mushya. By'amahire benshi nk'uko bakomeje kubivuga, uyu mwaka ushobora gusanga umwirabura ari we ubaye papa ukurikiraho, kandi byaba bibaye bwa mbere mu mateka. Rero ku mwanya wa mbere w'abakardinale bari guhatana cyangwa se bari guhabwa amahirwe cyane mu kuba bavamo umwe usimbura Papa Francis mu kuyobora Kiliziya Gatolika. Ku mwanya wa mbere dufite uwo bita Cardinal Pietro Parolin, ni umutaliyani, ndetse uyu nguyu akaba n'umunyamabanga wa leta ya Vatikani. Afite uburambe cyane n'ubuhanga bwa diplomasi, afatwa nk'umukandida ushobora gukomeza umurongo wa Papa Francis. Uwundi uhabwa amahirwe yo kuba yayobora Kiliziya Gatolika nka papa ugiye gukurikiraho bamwita Cardinal Matteo Zuppi, ni umutaliyani, ni perezida w'inama y'abepiskopi mu Butaliyani. Azwiho gushyigikira ibiganiro n'abantu batandukanye, harimo n'abaryamana bahuje ibitsina, kandi yagaragaye mu bikorwa bitandukanye by'amahoro muri Ukraine. Uwa gatatu rero uri guhabwa amahirwe cyane kuba nawe yaba papa ukurikiyeho bamwita Cardinal Luis Antonio Tagle, ni umufilipine. Uyu afatwa nk'umwe mu bakandida bashobora kuzana impinduka cyane cyane mu bijyanye no kwagura Kiliziya muri Aziya. Azwiho gushyigikira abantu batandukanye, harimo n'abaryamana bahuje ibitsina n'abandi batakirwa neza muri Kiliziya Gatolika. Uwa kane rero bamwita Cardinal Peter Erdo, ni uwo muri Hongiriya. Ni umwe mu bakandida nabo bari guhabwa amahirwe yo kuba basimbura Papa Francis. Amenyereho mu bijyanye n'umuco cyane muri gakondo, yamaganye ko abashakanye batandukanye cyangwa bashyingiye bwa kabiri bahabwa icyo bita isakaramento rya Ukaristiya. Uwa gatanu rero nawe uri guhabwa amahirwe bamwita Cardinal Robert Sala, ni umunyagine. Azwiho gushyigikira imyemerere gakondo nawe ya Kiliziya, harimo n'imikoreshereze ya misa ya kera. Afatwa nk'umukandida ukomeye mu bakardinali bashyigikiye umuco gakondo. Tukagira no ku mwanya wa gatandatu uwundi nawe uri gutekerezwaho cyane bamwita Cardinal Pier Battista Pizzaballa. Nawe ni umutaliyani, akaba ari n'umupatriarike wa Yerusalemu. Azwiho gushyigikira ibiganiro hagati y'amadini atandukanye, afite imyemerere ishyigikira imigirire ya Papa Francis, ariko agashyira imbere cyane imyemerere gakondo. Nawe ku mwanya wa karindwi rero tukagira uwo bita Cardinal Jean-Marc Aveline wo mu Bufaransa. Ni umu arkiyepiskopi wa Marseille, azwiho gushyigikira ibiganiro hagati y'amadini n'ubwiyunge. Afatwa nk'umwe mu bakandida bashobora kuzana impinduka mu miyoborere ya Kiliziya Gatolika. Ndetse no ku mwanya wa munani tukaba dufite uwo bita Cardinal Mario Grech wo muri Malta. Ni umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi. Azwiho gushyira ibiganiro hagati y'abemera n'abatemeranywa n'imyemerere ya Kiliziya. Afatwa nk'umuhuza hagati y'abashaka impinduka n'abashaka gukomeza umuco gakondo. Ngayo nguko rero nuko bimeze. Iyi conclave rero ikaba iteganyijwe gutangira ku itariki 5 Gicurasi 2025. Abakandida barenze 20 bavugwa nk'abahabwa amahirwe, ariko nk'uko byagenze muri 2013 ushobora no gusanga nta n'umwe utoranyijwe muri aba bose bari kuvuga, ugasanga biratunguranye cyane.
ugasanga hanagiyeho umuntu abantu batanavugaga, akaba ari we usimbura Papa Francis nk'uko byagenze muri 2013. Abashinzwe gutora rero bazaba bahanganye no guhitamo hagati yo gukomeza umurongo wa Papa Francis cyangwa gusubira inyuma ku myemerere nyine ishingiye kuri gakondo muri Kiliziya Gatolika. Ngayo nguko rero no kubimeze.